ubundi iyo uri umukene uba ugomba kuba wakundwa na mama wawe gusa, ariko uyu musore we disi ntabwo ariko byari bimeze, yari yifitiye urukundo ku bantu bose. Kwereka dutangiriye ahangaha, ndetse umusore wacu yari ari kuba yakisomanira n'umukobwa aho ngaho muri biro, kumva aho bari hari undi mukobwa wari uri kuba yabitegereza, niko kuba yasubira munsi y'ameza aho yari aturutse. Barakwereka umukobwa yakomeje abareba ari kuba yavuga ati biriya ni ibiki, biriya ni ibiki. Kumva undi mukobwa wari uri kuba yasomana ahangaha yatangiye kuba yahamagara umugabo ati Paul, ntabwo uri kumva ko hari umuntu uri kuba ari ahangaha ari kuba yatureba? Paul we niko kuba yamubwira ati ibyo ngibyo byihorere, ati ngewe ntabwo ndi kuba nabyumva cyangwa se nta nubwo mbashe kuba mbyitayeho. Kumva umukobwa wari uri ahangaha we yakomeje yumva ibyo ari biri kuberamo aho ngaho, ndetse Paul rwose ahangaha we yari ari kuba yanigagurana n'umuntu ari kuba yamubwira ati ibyo tugiye kuba twakorera ahangaha, ati itaka rigiye kuba ryakaka. Kumva umukobwa wacu we yakomeje ari ahangaha munsi y'ameza, ndetse hejuru byari biri kujya mbere, urugamba rwose rwari ruri kuba rwajya mbere hagati y'umukobwa n'umuhungu wacu tutaramenya ngo umukobwa yiswe nde cyangwa se agamije iki ahangaha. Wa mukobwa wacu wundi nawe wari uri munsi y'ameza, ndetse bigaragare ko batari bazi ko arimo, yakomeje arimo aho ngaho, ndetse umusore atangira kuba yakuramo imyenda wa mukobwa, ndetse wa mukobwa wari uri hano munsi yatangiye kuba yarira, disi yatangiye kuba yababara, atangira no kuba yakijomba icyuma yari afite mu ntoki, ibintu bitari byiza habe na gatoya ku buzima bwa muntu. Barakwereka bidatinze wa mukobwa wacu wari uri munsi y'ameza yabashije kuba yasohokamo ahangaha, niko kuba yahura na mushiti we Alliance niko gutangira kuba yamubaza ati Benita bimeze bite? Benita niko kuba yambwira ati injira mu modoka nawe ugabanya amagambo, ati nicyo gihe cyo kuba nava ahangaha. Benita yinjiyemo ahangaha, kumva uyu mukobwa yari yiswe Benita atangira kuba yabwira Alliance ati ubwo nashyingiranwaga na Paul, ati papa yamuhaye imodoka twicayemo, ati ndetse amugira n'umuyobozi w'iriya kampani yacu, ati none ntiwatekereza ati ibyo ari kuba yanyishyura, ati kubera icyo abakobwa cyangwa se na kusori, kubera icyo abahungu bakunda kuba bahemuka, kubera icyo arizo mbuto baremyemo. Alliance nako kari ahangaha katangiye kuba kababaramo, namwe mwabyiboneye rwose. Uyu mukobwa wacu Benita yababaye ku buryo nanjye ndi kuba nabitekereza nkumva narira ahangaha niyicariye muri studio. Benita yakomeje kuba yabwira Alliance amuganiriza inkuru ziwe, amubwira ati ibintu nabashije kuba nabona, ati ntiwabyizera rwose. Kumbe Benita yari yagize n'igikomere ku buryo atari kuba yabasha kuba yatwara imodoka ngo babe bava aho ngaho. Kumbe muri ako kanya bakicaye mu modoka, amasaha nayo yari akomeje kuba yajya mbere, cyangwa se amasaha yari akomeje kuba yakora bigeze saa 8:16. Umukobwa yagumye aho ngaho atangira kuba yakibaza ati se ibi ngibi noneho ndaza kuba nabyita iki, ati ndaza kuba nabyitwaramo gute? Barakwereka bidatinze umukobwa yagombaga kuba yava aho ngaho, ndetse hari uwo bagombaga kuba bajya kuba bahura. Hari umukobwa waje agenda gutyo ufite amaguru meza rwose, ubona ko ari umukobwa uteye neza, ndetse nawe yaje ari kuba yagaragaza, ndetse agaragaza n'agatuza kiwe. Kwereka rwose hano umukobwa wacu nawe yari yicanga, ndetse bigaragare ko bari baje kuba bahurira ahangaha, yari amutegereje. Nawe yaje ahangaha ari kuba yakimurika, ndetse ari kuba yakimuca, nawe ari kuba yagaragaza ubwiza rwose. Arangije niko kuba yakicara ahangaha, atangira kuba yambwira ati ese Benita, ati amakuru yawe? Kumbe turabona ari wa mukobwa wari urimo araryamana na wa musore wacu Paul, twavuze ko twabashije kuba twashyingiranwa mu rugo iwacu, bakaba bamuragiza imodoka ndetse n'indi mitungo bijyanye n'ubuyobozi. Yatangiye kuba yambwira ati nambiwe cyangwa se ndashaka kuba nakumva ikintu rwose wabashije kuba wampamagarira ahangaha, ati ndumva mfite amatsiko. Kumva ahangaha Benita wacu yari yiyambariye Bluetooth ari kuba yamwumva n'imiziki, ndetse niko gutangira kuba yaseka aravuga ati uyu mushenzi nta nubwo ari kuba yatekereza ko nababonye ibyo bari barimo buriya. Mwibuke neza iyi nkumi yacu cyangwa se uyu mukobwa wicaye ahangaha, ubwo yari arimo kuryamana cyangwa se ubwo yari mu maco mabi, uyu mukobwa wacu Benita yabashije kuba yababona, ubwo we n'uwo wakita boss we cyangwa se CEO
bari barimo barikinira utuntu twabo hariya muri ofisi. Umukobwa yatangiye kwambwira ati mbanza ariko wibagiwe kuba wakambara ishati zawe neza ndetse n'utwenda tw'imbere ukaba watwibagiwe. Undi niko kuba yatangira kwamubaza ati ese ibyo ngibyo kandi bibashe kuba byaza gute? Uyu mukobwa Benita niko gutangira kuba yamuhamagara ati Happiness. Kumva umukobwa wari uri ahangaha bari bamwise Happiness atangira kuba yamubwira ati nakagombye kuba naguha agasopo k'umugabo wanjye ariko ndumva atari ngombwa rwose. Ati icyo umutima ushaka amata buriya gurana itabi. Ati kandi jyewe ati nta burenganzira mfite bwo kuba nabangamira ikindi kiremwa icyo ari cyo cyose. Happiness yahise ahaguruka muri ako kanya niko kuba yamubwira ati ariko urabizi ko yari imico mibi kujya kuba wakumviriza abantu ndetse ukajya ahantu abantu bari ntube wabiyereka ahubwo ukareba ibyo barimo. Umukobwa Benita niko kuba yamubwira ati nawe iyo uza kuba uri njye wari kuba wabura amahitamo cyangwa se wari kubura uko uza kubigenza ndabizi neza. Banange ibintu uyu mukobwa wacu Happiness yari arimo ndetse n'umugabo w'uyu mukobwa ntabwo byari byiza. Kumbe Paul muri ako kanya nawe niko kuba yagira aho ngaho atangira kuba yabaza Benita ati kubera iki wowe uri aha ngaha? Kumbe Happiness nawe yahise abyitambikamo aramubwira ati twagombaga kuba twahurira aha ngaha, ati hari business zimwe twagombaga kuba twaganira. Umugabo yaje yigize intare mu rugo nk'ibisanzwe ndetse murabizi umuntu uri mu makosa ahora yishyira imbere ku buryo ki ataba ashaka ko amakosa wiwe amujyaho. Umukobwa yatangiye kwambwira ati ariko sheri ati nakagombye kuba ndi kuba nakubaza impamvu ari wowe uri aha ngaha. Ati none wowe uri kuba wabimbaza? Ati se ubu ngubu urumva ndi buze kuba nagusubiza iki mu by'ukuri? Umugabo niko gutangira kwambwira ati se urumva wabura ikintu nsubiza ndi kuba nakubaza icyo uje kuba wakora aha ngaha? Kumbe desi agakobwa kacu kari kababaye nawe biriya bintu babashije kuba babigukora sinzi ko wabaho wishimye mu buzima ndetse urakabane n'umugambanyi utabizi. Umusore yatangiye kuba yamubwira ati njye sinkunda abakobwa b'inzererezi cyangwa se abagore bakunda kuba babungezwa aho babonye. Benita niko kuba yambwira ati se ibyo ni uko niko kuri kwawe cyangwa se ibyo nibyo wakagombye kuba wambwira muri aka kanya? Ati nta no kuba wambaza situation ndimo muri aka kanya ukuntu imeze. Ubundi abantu bitwa ba Benita ahantu hari bose mbashije kuba nabasuhuza rwose kubw'umutima bagira ndetse n'urukundo babasha kuba bagira ndetse bakarugaragaza. Ubundi ari undi mukobwa yakagombye kuba yayisuranye n'uyu mugabo ndetse n'uyu mukobwa bose akabafatanyiriza icyarimwe bakamubwira ibyo bakoraga muri biro. Ahangaha umugabo yakomeje kuba yambwira ati njye iyo mico rwose sinyikunda. Ati kandi urabizi kuko nawe kuba nakunda ukuntu uri kuba wakitwara. Benita ariko kuba yambwira ati ariko sheri ati kubera iki muri iyi minsi uri kuba wampindukana? Ati cyangwa uragira ngo nkubwire ko mu kanya kashize twari kumwe ubwo twese wari uri kuryamana natwe? Benita niko kuba yamubwira gutyo ndetse mwibuke ubwo bakoraga ibyo ngibyo byose yabarebaga yibereye munsi y'ameza. Umugabo yatangiye kwambwira ati ibyo ngibyo uri kuba wavuga wowe ati nta n'igihamya ubifitiye. Ati urumva ngiye nabyemera se? Akangaka niko kuba katangira guhindukira karangije karaseka ndetse umugabo Paul ahangaha yari ari kuba yaha umukobwa ukuri amubwira ati waba wamfashe ati utaba wamfashe nta hantu wajya kuba wandega. Benita atangiye kwambwira ati ariko sheri ukuntu uri kuba wanyishongoraho ati biragaragaza ko utakinkunda cyangwa se utakinshaka mu buzima bwawe. Ati rero ndumva igisubizo gihari njye nawe twabasha kuba twahana divorce. Ati kuko nibyo byabasha kuba byaduha kuba umuntu yagira intsinzi cyangwa se akagira ubuzima bworoshye n'ubuzima ashaka bigatanga n'amahoro kuri buri umwe wese. Ati kuko njye ntabwo nakishimira kuba nakomeza kuba muri ubu buzima. Ese abaye ari wowe uri kureba iyi nkuru wakishimira kubana n'umugabo wawe kandi uzi ko akunda kuba yaguca inyuma? Byabaye ari jye wari umugore wanjye ntangiye guca inyuma nabireka rwose nkabasha kuba nakigendera. Kumba ahangaha Benita wacu yatangiye kwambwira ati n'imyenda nabashije kuba nakugurira ku isabukuru yawe yikuremo yimpe. Umusore wari uri ahangaha yari nyakabwana ari nyarubwa ndetse n'ubwo yari umukire yagaragaraga nk'umukire byose byari biri kuva mu maboko y'uyu mukobwa kuko ni nawe wabaga uri kuba wamufasha. Yaramubwiye ati niyo saha igura miliyoni 1. Ati ndatekereza wayimpa? Ati kuko nagikuye umugabo nkawe ndetse umugabo uca umugore w'inyuma. Ahangaha umusore we yakomezaga amubwira ati ibyo ngibyo uri kuba wakora ntabwo ari byo. Kumva ahangaha
hari kwicira umuseriveri cyangwa se yatambukaga umuseriveri, umukobwa niko kuba yamubwira ati akangaka kajyane nk'impano ntoya nkuhaye rwose. Umuseriveri niko kuba yamubwira ati urakoze mabuja, isaha ya miliyoni rwose yari ayihaye umukozi. Paul ahangaha yashakaga kuba yatera amahane bibutse ibyiwe byari biri kuba byarangira. Umukobwa arangije aramubwira ati ahubwo biriya ubonye biracyari bikeya, ati njye nawe ndashaka rwose ko tuba twabirangiza, ati kuko umubano umeze gutya njye singushaka, ati ntago nishoboreye rwose, ati njyewe urumva nakomeza kuba nabana nawe uri kuba wamfata uku nguku, atari ko kubera icyo abantu iyo mumaze kuba mwakira mutangira kuba mwakishongora cyangwa mukibagirwa uwabagiriye neza. Bagenzi banjye banange, kwishongora ntago ari byiza, ndetse no kwirata ku muntu kandi uzi ko ari wowe wakuzamuye isaha yose yabasha kuba yakuzimya, ntago biba ari sawa cyane. Nk'uyu musore wacu Paul ari kuba yazira kuba yaca umugore w'inyuma, ndetse no kuba atarakoze ngo yizigamire ibintu bye bive mu mbaraga ziwe cyangwa se ibintu byose biri kuba byaba, ndetse n'ubukire bube bwava mu maboko yiwe. Umukobwa niko kuba yava aho ngaho arigendera, ndetse mwibuka asize amubwiye ko bagomba kuba bahana divorce ku munsi w'ejo, ndetse umukobwa ahangaha yaje arara atwika amafoto y'ubukwe yabo. Disi umukobwa wacu Benita mu bigaragara yari yababaye, ndetse yari yababaye cyane bishoboka kuko yari afite agahinda gakabije. Kumbe yari ari aho ngaho yicaye, bodyguard we niko kuba yaza kuba yamubwira ati madamu, ati Paul arimo aragushaka, ati ahagaze hejuru kuri lobby. Umukobwa niko kuba yamubwira ati uwo nguwo mwihorere, atarashaka kuba yantama umutego muri uyu mugoroba, ati ariko ntago biri buze kuba byamuhira rwose, ati kuko njyewe ubu ngubu namaze kuba narahira tugomba kuba twacana uwaka akagenda ukwe, nanjye nkabasha nagenda ukwanjye. Umukobwa rwose yari abashije kuba afite ikintu cyitwa inararinyweye cyo kuba yaba yarabonye ko yahemukiwe n'umugabo uri ahangaha Paul. Kumbe muri ako kanya Paul nawe zamuzanye ahangaha, ndetse zamushitse zimuzana impande y'umukobwa, asanga umukobwa afite igipapuro kigaragaza ko bagomba kuba bahana divorce, amubwira ati uraza kuba wasinya ahangaha, ati bize kuba ibyanjye nawe birangiriye ahangaha rwose, ati sinshaka kuba nababazwa n'umugabo wanjye cyangwa se kuba natuma umutima wanjye ukomereza kuba wakangirikira mu rukundo. Kandi koko ibyo yari ari kuba yamubwira ahangaha byose kwari ukuri, ndetse cyari ikinyoma kivanze n'ukuri. Ndetse uyu mukobwa ahangaha niwe wari ufite ukuri kwinshi kuba yarusha umusore wacu Paul, kuko yari we munyabinyoma. Paul ahangaha yatangiye kuyabwira umukobwa atari ko ibingibi urabizi kutarishowa neza ko ushaka ko tubikora, ndetse urabizi neza ko udashaka ko dutandukana. Paul we ahangaha bigaragare ko yari ari kubona ibintu byose byahindutse, atangira kuyabwira umukobwa atari ko kubera icyo uba ushaka ko ibintu byose bigaragara nk'aho ari wowe ubikora, ati niba imitungo iwanyu barayimpaye ndetse bakampa n'umwanya w'ubuyobozi, ati kugira ngo buri gihe mpore nkushimira cyangwa se nkubwira ngo warakoze cyangwa se kuba mbayeho ni ku bwawe. Ndetse Paul we yakomezaga abwira umukobwa ahangaha ko atagomba kuba yamwirukana kuko hari proje afite ndetse atararangiza, ndetse yabashije kuba yasinya n'andi makampani. Akimara kuba yakishongora gutyo niko umukobwa kuba yafata telefoni, arangije arababwira ati proje mwari mufitanye na CEO Paul, ati mugomba kuba mwayikansoringa kuko ntago agikorana na kampani yacu, atamaze kuba yasinya ko yeguye kuba yaba CEO wa kampani yacu, kandi ibyo ngibyo bivuye mu kanwa kiwe niwe ubashije kuba wabyivugira. Ndetse ahangaha umusore wacu Paul bigaragare ko ibyo yari ari kuba yakishyiramo cyangwa se situwasiyo yashaka kuba yakinjiramo itari buze kuba yamuhira cyangwa se yamurangirana amahoro, yatangiye kuba yambwira ati se uri seriye, ati ibi bintu uri kuba wabikora. Kumbe muri ako kanya mubazi ya Paul niko kuba yamuhamagara, arangije atangira kuba yakitaba, baramubwira ati imishinga twari dufitanye ubu ngubu, ati irahagaze, ati n'amasezerano yawe, ati ibipapuro tumaze kuba twabica, ati kuko wamaze kuba wavuga ko weguye utakiri CEO wa kampani yacu cyangwa se group yacu. Umusore niko kuba yakura telefone ku gutwi, arangije abwira umukobwa ati se basi, ati urishimye, ati njye ntabwo nshaka ko duhana divorce, ati ndashaka kuba nakomeza naba Paul wa Benita. Ndetse umusore yatangiye kuba yakigarura, ndetse atangira kuba yakigarura, ariko
murabizi ngiyo amazi yamaze kuba yarenga inkombe nta buryo bwo kuba umuntu yayagarura buba buhari, cyangwa se nta mpamvu n'uburyo biba bihari byo kuba wayasubiza aho yavuye. Ahangaha rwose madamu Paul wacu cyangwa se umukobwa wacu ndetse mwiza ahangaha Benita yari yamaze kuba yarahira amubwira ati umusore ati ngewe ntabwo wangarukira mu rugo, ati wangarukira mu nzu twabanyemo ndetse wahawe no mu rugo iwacu. Paul ari gikomeza kuba yavuga utugambo twinshi. Benita niko kuba yamubwira ati ndakwiyamye musore, ati mbabarira ati ibyo wankoze ati nabibonye sinshaka kuba nakongera kuba nahura n'uburibwe nka buriya. Niko kuba yakisohokera. Disi umusore wari umaze kubona ahangaha ko nta kintu na kimwe asigaranye cyangwa se nta kintu na kimwe ari buze kuba yasigarana, yasohotse ahangaha amukurikira amubwira ati ariko sheri ati umuntu rwose twabashije kuba twarahira imbere y'Imana n'abantu n'amategeko ati ugiye kuba wansiga ugende rwose, ati sheri irahira imbere y'Imana ati utinye Imana ko ugiye kuba wansiga. Benita niko kuba yamubwira ati Paul ati ariko uwo mugambo uri kuba wakivugisha aka kanya ati nawe rahira imbere y'Imana ko utabashe kuba waryamana n'uriya mukobwa ngo ni sekereteri wacu ndetse nashaka kuba navuga izina rye kubera ko ngiye ari kuba yantera iseseme. Disi Benita yari yarakaye ari kuba yavuga ati ubu ngubu ngewe ati nta nubwo nakongera kuba nashyira amaguru yanjye hariya ngo mbe nakure kuze kuba wanyinjiramo rwose, ati ngewe ntabwo ndagafuka imvugo rimwe, ati genda ujye kuba wabana n'uriya mukobwa mwari murimo murabikorera cyangwa se murabikurikiranira hariya muri ofisi, ati ubwo ngubwo niwe washimye. Paul yasigaye ahangaha areba nk'iduruburi ndetse na wa mukozi w'ibi wacu cyangwa se ya shitani ngo ni Kayitesi cyangwa se Happiness yari arama aho ngaho ari kuba yareba umukobwa. Barakwereka Benita yaratashye. Murabizi inshuti mwagira na Alliance ndetse azahangaha atangira kuba yakiganirira na Alliance. Alliance nawe ahangaha rwose yari wa muntu ukunda kuganiriza Benita aho yabashije yakosa cyangwa se aho yabashije kuba yanebwa cyangwa se akagaragaza amakosa agatangira kuba yamukebura. Yatangiye kuba yamubaza atari ku bundi ati Benita urisereye ku gitekerezo wafashe cyangwa ku bintu ugiye kuba wakora byo kuba watandukana na Paul. Benita niko kuba yambwira ati ngewe ibyo ngibyo rwose ati nta kibazo mbifiteho byo kuba twatandukana, ati nagende rwose sinkimushaka. Akwereka abakicaye aho ngaho bari kuba bakiganirira ndetse ni Benita na Alliance. Umusore yatangiye kuba yahamagara umukobwa amubwira ati sheri ndakwinginze mbabarira ati garuka tube twagumana. Umukobwa na Alliance yari ari kumva ahangaha. Benita niko kuba yabwira Paul ati ngiye kuba nakohereza ifoto ati ni wowe uraza kuba wadisayininga cyangwa se wakemera kuba wagaruka tukabana cyangwa se ukaba wabyihorera. Ese ni iyihe foto uyu mukobwa wacu Benita yari afite yagombaga kuba yaha umuhungu ndetse igatuma bongera kuba babana cyangwa se ikaba yatuma batongera kuba babana? Alliance niko kuba yamubaza ati ese iyo foto ni iyihe ko ndi kumva iyo foto itangaje? Benita niko kuba yambwira ati urabizi nta hantu njya nkwisha nanjye, ati ngiyi telefone basha kuba wayirebera rwose. Alliance niko kuba yafata telefone ndetse telefone ahangaha yari iriho kashi igaragaza ko umugore atwite. Alliance niko gutangira kwamaza turatwite Benita. Benita yasubije Alliance agira ati ntago ari njyewe utwite ati ahubwo ni Happiness utwite mama we. Wumva inkuru y'incamugongo yari iri ahangaha ndetse bigaragare ko ubwo wa mukobwa wacu Kayitesi cyangwa se Happiness yaryamanaga na boss wacu cyangwa se umugabo wacu bashobora kuba baramuteye inda. Alliance yatangiye kwavuga ati se noneho ibi ngibi turaza kuba twabyita ngo iki? Kumva umukobwa Benita yahise atangira kuba yakibutsa Alliance ubwo yari ari kuba yaganira na Happiness ahangaha. Happiness ari kuba yamubwira ati ndabizi ko Paul agukunda ndetse akigushaka, ati ariko sinzi niba uri buze kuba wakizera ibi ngibi. Burya cyagiye bajyaga guhura ndetse umukobwa Happiness ari we wamuhamagaye yashakaga kuba yamugaragariza ukuri ndetse no kuba yamwereka byose. Niko gutangira kuba yamwereka hano amafoto y'umwana uri mu nda ndetse utarabasha kuba yavuka. Niko gukomeza amubwira ati ndabizi Paul aracyagukunda cyangwa se hari agatema gufitiye, ati se uri gutekereza ibi ngibi biri buze kuba byarangira gute? Ese araza kuba yansiga kandi ari njye n'umutwitiye umwana abe yaza kubana nawe utaramubyarira umwana? Ati kandi ikindi kirenzeho Paul buriya ndamukunda cyane, ati ndetse niyo tubirimo aba ari kubinkorera neza.
Alliance niko kuba yabwira Benita ati se wowe ibyo bintu uri kuba wabyumva gute cyangwa se wabashije kuba wabyakira gute? Ati waramwemereye rwose ngo umugabo wawe azatware byose atware. Cyangwa disi ka Benita kacu niko kuba kakegera Alliance karangije karamubwira turiya mukobwa rwose ashobore kuba yifitiye n'ikibazo cy'uburwayi. Ati njye ntatabasha kuba navuga. Alliance niko kuba yavuga ngo uburwayi, ati se arwaye sida? Kumva abantu bose bari aho ngaho niko kuba bahindukira barangije batangira kuba bakibaza ati se bari abakobwa beza kuriya, ati ni gute baba barwaye sida? Ahangaha ka Benita ko kakomeje kisekera ndetse bidatinze bakweretse hano hari ugomba kuba yasinya amasezerano ko agomba kuba yahana agatanya n'umukobwa. Barakwereka Paul yaje ahangaha ndetse abwira Benita ati njye nubwo ndi kuba nasinya, ati sinashakaga kuba nagusiga rwose, ati kandi ntuze kuba wabifata nk'umutima mubi, ati nubwo ngiye iyi nzu ntabwo ndi buze kuba nayishyira mu mitungo ntwaye, ati uri buze kuba wayisigarana, ati muri make nanjye ndakugabiye singiye kuba nagutsiga ku muhanda. Benita niko kuba yakitegereza inzu nziza bari bicayemo. Alliance karamubwira ati se ati ugiye kuba urimo uri seriye? Ati yemuhe rwose abe yayisigaramo, ati n'ubundi ntiyari gusigara hanze. Paul niko kuba yamubaza ati we undi nawe turambaza iki? Ati uri kuba wambwira iki ko utaye umukobwa wacu ukaba ugiye kuba wasanga inshinzi mwahuriye ahantu utazi? Paul niko kuba yahaguruka ngo arebe ko yava aho ngaho ndetse n'amasaha yari ari kuba yakura kandi yagombaga kuba yajya kuba yakita ku wundi mugore wiwe. Abakobwa basigaye hano bari kwisekera ndetse ubona ko ibintu biri kuba byababaho rwose byari bitangaje cyane. Alliance niko kuba kabwira Benita ati mereza aho ngaho kuri telefone yawe, ati nkuhereza ababazi rwose nkushyire kuri status zanjye, ati mbabwire ko mushiti wanjye ubu ngubu ari singa ari ku isoko, maze abo babazi urebe ikintu bazaza kuba bagukorera mu nyuma bazakumbagire. Alliance disi ahangaha kari agashitsi kacu ndetse kakundaga kuba katuba hafi. Muri ako kanya kagiye kumupostinga hahise haza message ndetse wa mukobwa wacu niwe wari woherejemo ifoto ndetse abohereza muri telefone y'uyu mukobwa wacu Benita ambwira ati se ntabwo uri bwishimire ko mukeba wawe agiye kuba yabyara? Benita nawe ubwo yari ari aho ngaho ndetse na Alliance ari aho. Benita niko kuba yabwira Alliance atari ko ubu uyu mukobwa iyi nyana y'imbwa y'umukobwa ati iri kunshaka hiki, ati nyuma yo kuntwara umugabo irumva ishaka no gukomeza kuba yantwara ibyishimo. Barakwereka mama w'umusore ahangaha yaje kuba yakakira umusore wacu, atangira kuba yabwira umukazana we mushyashya ati urakaza neza rwose hano imuhira, ati kandi urisanga, ati ahangaha niho mu rugo iwanyu hashyashya ugomba kuba wahita mu rugo. Kumva abakobwa nabo bari aho ngaho hanze bari kuba bareba ibyo famiye iri kuba yibereyemo ahangaha. Wa mukobwa wacu niko kuba yabegera Benita arangije atangira kuba yareba umugabo we Paul niko kuba yambwira ati ahangaha ni mu rugo rwa Paul cyangwa se ni inzu ya famiye Paul, ati ntago hawe ikaze mu by'ukuri. Benita niko kuba yababwira ati ndatekereza iyi nzu, ati ibikoresho birimo ubwo bayishyiraga ku cyamunara, ati narabiguze, ati rero niba ushaka kuba wayibanamo n'umugore wawe, ati ndaza kuba nakuramo ibikoresho byanjye by'amamiliyoni nashyizemo, ati se wafata ahangaha ukaba wareba icyo received note zemeza ko iyi nzu yakagombye kuba ari iyanjye. Umusore Paul niko kuba yafata impapuro arangije arareba yitonze, nawe turabizi neza ko azi gusoma, niko gutangira kubabwira umukobwa atari ko ndabizi neza cyangwa se nizeye neza ko ibi bintu utabasha kuba wabikora, niyo mpamvu bakubwira ngo buriya mu buzima uzakora amakosa menshi ndetse ukora amakosa ushaka, ariko ntuzagerageze kuba warakaza umugore, kuko iyo urakaje umugore rwose ingaruka uhura nazo ziba ari nyinshi kandi uba witeguye kuba ntabwo uba witeguye kuba wahura nazo. Ahangaha umukobwa yaje kuba yateza ingarara amubwira ati ndatekereza ibyanjye byose twabashije kuba tutashakana ngomba kuba nabijyana, ati kandi uribuka neza ko nahwereye ku myenda ndetse n'isaha yanjye nkaba narayikwatse. Paul ahangaha we yari kuba yavuga ati ibyo ngibyo ntibyashoboka. Barakwereka Happiness we yari yacecetse ikibazo cye
ndetse na mama Paul ahagaze aho ngaho ari kuba yavuga ati koko iri shyano kweri, ati ubundi umwana wanjye yari yarishatse gute. Umukobwa niko kuba yababwira ati ndatekereza ibyo ngibyo muri kuba mwabyandika ahantu cyangwa se muri kuba mwabyumva neza, ati kuko njye nta mwanya nabashije kuba mfiteho kuba naza kuba nakangiriza aha ngaha. Disi mukurikije ibyo uyu mukobwa yari ari gukora, ese yari ari mukuri? Ese yari ari kuba yakora ibintu bya nyabyo? Niko kuba yabwira Alliance ati ibyo mvuze uri kubyumva? Alliance ati yego rwose, ati bikorwe nk'uko ubivuze mabuja. Alliance akimara kuvuga ati bikorwe nk'uko ubivuze mabuja, hari abasore b'inkorokoro baje aha ngaha ndetse yaravuze ko bagomba kuba basoramo icyitwa ikintu icyo ari cyo cyose. Umusore aha ngaha Paul byaramucanze ndetse bikomeza bimutungura agakina umukobwa yari ari kuba yakina. Umukobwa niko kuba yashumura ba basore ati mwinjire rwose, ati muhawe karibu, ati ibintu byose mubisohore. Mama yari ari kuvuga ati ntibishoboka, bose bari ntimuri ntibishoboka. Kumba aha ngaha umukobwa yari yarakaye rwose na satani yamanutse yaje kuba yakirebera intambara y'inkundura yari iri aha ngaha. Happiness yaravuze ati ibi ngibi rwose, ati ntago bishoboka, ati habe na gatoya, ati ntibishoboka. Kumbe hari umusore waje aramubwira ati mabuja hano hari itara, ati nituza twakurira tukarimanura nabi, ati riri buze kuba ryakangiriza inzu cyangwa se naryo rize kuba ryakangirika. Ese naryo ararikuramo? Ariko uko namubonye ari buze kuba yarikuramo kuko yarakaye cyane. Niko kuba yatera intambwe aha ngaha, arangije yinjira hano mu nzu atangira kureba rya tara rwose ryari rimanitsemo hano. Mama w'umusore niko gutangira kuba yamuhamagara ati Benita ariko urabizi ko iri tara utarikuramo aha ngaha, ati uretse turabizi ko ari ryo rigaragaza cyane ko iyi nzu ari nziza. Bigaragare ko mama w'umusore Paul yakundaga iri tara cyane. Benita niko kuba yahindukira arangije atangira kwambwira ati uracyakunda iri tara cyane nka mbere, ati sibyo? Mama w'umusore niko kuba yasubiza umukobwa aseka ati yego rwose, ati nibyo, ati kandi urabizi ko iryo tara ndikunda cyane ndetse kandi ryishimira cyane kuba riri muri iyi nzu, ati ndakwinginze rwose, ati ntuze kuba wakora ikosa ryo kuba warimanura, ndakwinginze mu kazana wanjye. Mama w'umusore rwose yakomezaga yita umukobwa umukazana. Umukobwa wacu Benita akavuga ati umukazana rwose, ati uratinyuka kuba wanyita iryo zina n'iby'umuhungu wawe yabashije kuba yankorera? Benita niko kuba yatanga itegeko ati iki gitara rwose nacyo mukimanura aha ngaha, ati nigishaka cyangirikira aha ngaha sinkitwara, ariko mube mwakimanuye. Bigaragare ko n'umusore wacu Paul yakundaga iri tara. Ndetse umukobwa niko kuba yamubwira ati buri kantu kose nabashije kuba nazana muri iyi nzu, ati ngomba kuba nagakuramo nk'akajyana. Barakwereka aha ngaha umukobwa wacu Happiness yatangiye kuba yabwira umukobwa wacu Benita ati ariko urabizi ko ibyo uri kuba wakora atari byiza habe na gatoya. Ubwo mama nawe aha ngaha niba ari zarubaga impande zari zimaze kuba zamufata, yari atangiye kuba yareba na gasesemi rwose. Benita wacu aha ngaha wari kuba yakisekera avuga ati mbega umukino uryoshye, ati ibi bintu biranejeje. Yatangiye kuba yabwira umumama muri hano ati se nyirabukwe, nako uwahoze ari nyirabukwe, ati ngiye ntabwo napangaga kuba naza aha ngaha, ati cyangwa muri make ngiye sinifuzaga kuba naza aha ngaha rwose, ati mu rugo rwanyu muri buze kuba mwishimiye umugeni mushyashya, ati uwo nguwo, ati uwo mugeni wawe cyangwa se uwo mukobwa mushya, ati niwe bashe kuba wapostinga ibintu kuri WhatsApp yanjye cyangwa se yabinyohereza ashaka ko tumushyira kuri status ko arenda kubyara kandi tugomba kuba twamuhemba. Mama w'umusore wari uri aha ngaha nawe yari yateze amatwi rwose, bari kuba bakumva ibyo umukobwa wacu Benita yari ari kuba yavuga. Ndetse akomeza ababwira ati niba mushaka uwo mubuza kuba mwashyiraho icyaha cyangwa se mwaza kuba mwablaminga, ati muze kuba mwablaminga uwo mugeni wanyu mushyashya, ati kose, ati rwose niwe wagerageje kuba yateza ibibazo biri aha ngaha. Niko kuba yamwegera arangije aramubwira ati byose wakoze n'ibyo wapanze, ati byabashije kuba byacamo, ati ngaho ishime cyangwa se cerebra intsinzi yawe, ati kandi ukomeze uri menge cyangwa se ukomeze wigengeseriye, ati ahari uko Paul yabashije kuba yansiga, ati nawe ashobora kuba azagusiga gutyo. Mama niko kuba yamuhamagara ati ariko wowe. Umukobwa niko kuba yambwira ati mama ceceka aho ngaho,
ati ibyo ari kuvuga ntabwo abizi, ati njye n'umugabo wanjye rwose tugomba kuzubaka urugo ndetse rukaba rwakomera. Abakobwa niko kuba bakivira aho ngaho. Alliance niko gutabwira Benita ati ndatekereza ubu ngubu twabikoze. Ati se buriya butaka buri mu majyaruguru uremera ko uzaba uhura musore cyangwa se uzaba uhura mwana mu gihe azaba avutse? Kumbe Benita yatangiye kubabwira Alliance ati rero buriya butaka buri mu majyaruguru ndashaka kuba nzabwubakamo amusement park. Alliance niko kuba yamaze urumva ari byo bizaguhesha amahoro? Kumbe Benita we yakomeje amubwira ko ubwo butaka agomba kuba yabwubakamo inzu ndangamurage ndetse y'inshuti ye, ndetse akayitirira inshuti ye ariyo bita Alliance. Disi Benita na Alliance ahangaha bari bawubanye. Benita niko kuba yambwira ati ahubwo tugomba kuba twashaka best designer cyangwa se umuntu ukora ubugeni akaba yakora ubugeni bwayo ndetse akabukora neza. Ahangaha Alliance rwose yarishimye ndetse yishimira ubushuti afitanye n'uyu mukobwa wacu. Niko kuba yamuyambira amubwira ati rwose aturagatangaza nshuti yanjye, aturagatangaza. Benita nawe niko kuba yamukoraho aramubwira ati nawe gabanya ubugoryi, ati ibyo ngibyo ntabirenze rwose. Ati se ahubwo hari umudizayina waba uzi ati ngabe yadukorera icyo gishushanyo mbonera ko numva ntashaka ko tuba twabitinza? Ahangaha ka Alliance ko kari kishimye karamubwira ati yego rwose ndamuzi, ati ahubwo tugomba kuba twamureba feri ya mbere bidatinze. Ubundi iyo ufite amafaranga na gahunda ibintu byose no mu munsi umwe byaba byakorwa. Ahangaha Benita yarahindukiye abwira Alliance ati rahira ko umudizayina wawe watumijeho cyangwa se wahamagaye atari buze kuba yadutenguha ntabashe kuba yaza. Alliance niko kuba yamubwira ati oya ndabizi ari buze kuba hari mu kanya gatoya. Kumbe hari uwaje avuga ati mumbabarire natinze rwose, ati munyihanganira atari ku ubu ngubu ndahari naje. Kumbe wagombaga kuba yabakorera design ya amusement park. Turabona ari umusore waje ndetse umusore mwiza waruje ari no kuba yasaba imbabazi ati munyihanganire rwose nabakereje. Benita wacu wari umaze kuba yatandukana n'umugabo yifitiye depression niko kuba yakitegereza umusore wacu wari uri ahangaha. Arangije aravuga ati niwe, ati niwe, ati rwose ni wa musore, ati ndabona atarigeze ahinduka. Umusore wari uri ahangaha disi yari mwiza ndetse na ka gakobwa kacu ka Alliance niko kuba kamubona karangije karavuga ati uriya musore, ati sura mwibuka imyaka inishize muri segonderi ukuntu yakwirutseho ukaba wamukatira ngo uri kwishakira uriya musore Paul. Umusore wacu nawe yakomeje azayegera ahangaha imbere ndetse Alliance ariko akomeza gutokinga Benita wacu. Benita niko kuba yakiyumvira arangije arahindukira aramubwira ati bwongere kuba wavuga ijambo rimwe, ati njye nawe turahita turangizanya, ati niyi project twajemo tube twayireka dutahe tumara amasa. Benita amaze kumva uko ari kuba yamubwira niko kuba yaceceka aratuza araziba. Ari Benita niko kuba yabwira umusore ati ndakwinginze siniya, ati wakicara tukaba twaganira. Umusore nawe rwose nk'umuntu wari uje mu kiraka cyangwa se mu kazi yabashije kuba yakwicarira cyangwa se yafata ibyicaro. Umukobwa ahangaha wacu Benita yatangiye kuba yamubwira ati ariko ugombe kuba atari wowe twabashije kuba twaha ikiraka cyacu. Umusore niko gutangira kuba yababwira ati yego rwose uko nguko niko bimeze, ati umukobwa mwari mwabashije kuba mwagiha, ati kubera ibibazo byihariye yifitiye, ati yabashije kuba yanyohereza cyangwa se yabashije kuba yanyegurira iyi poroje ngo mbashe kuba ari ngiye nayikurikirana cyangwa se nayikora. Alliance n'ubusazi bwe disi yatangiye kuvuga ati disi cya Sadi ntikijya gihinduka. Kumbe umusore wari uri ahangaha Sadi bigaragare ko yari yarirukanse kuri uyu mukobwa ashaka ko bakundana, ariko bikarangira bitari kuba byakunda cyangwa se ntibibashe kuba byashoboka. Alliance niko gukomeza akababwira ati ndabona ari cyo gihe nako kanya, ati ndatekereza nubwo atari wowe twahaye iyi poroje, ati tugomba kuba twayiguha ndetse nawe ukaba wadusinyira amasezerano ko ugiye kuba wakorana natwe. Umusore Sadi niko kuba yakikoza ku ruhande arangije atangira kuba yabereka dokima zigaragaza ko umukobwa bari bahaye gukurikirana iyi design cyangwa se iyi project yabashije kuba yayimwegurira. Disi cya Sadi ahangaha cyari cyiza ndetse ari cyiza rwose. Ndebera ukuntu giterekera umukobwa amaso ndetse n'umukobwa ahangaha yatangiye kuba yamwitegereza
Alliance arabibona aramubwira ati ndatekereza iyi projet twayiguha rwose ukaba wayikurikirana mpaka irangiye. Ahangaha Alliance we bigaragare ko yashaka kuba yakongera kuba yahuza uyu mukobwa wacu Benita n'uyu muhungu Sadi. Niko kuba yahindukira abwira Benita ati ndatekereza ariko kanya ngo ibi ngibi tubivemo. Benita niko kuba yahindukira aramubwira ati ariko iyi mikino yawe ngewe ntabwo ndi kubasha kuba nayishimira cyangwa se nayikunda. Alliance niko kuba yashyira za dokima hasi aho ngaho. Arangije nawe ni umuntu mukuru rwose, niko kuba yababwira ati ngewe ngiye mu rwiherero ati ndaza kuba ngaruka. Benita asigaye ahangaha ari kuba yaganiramo na wa musore wacu Sadi amubwira ati se amakuru y'iminsi ati byari bimeze gute, ati urabyumva gute kuba tugiye kuba twakorana ndetse tukaba twasinyana amasezerano. Umusore niko kuba yashyira ahangaha ati ubwo nari nje kuba nahura nawe ati nakuzaniye uturyohereye kandi nizere ko uri bubashe kuba watwishimira cyangwa se wadukunda. Disi umusore yatangiye kuba yamwibutsa ati se ntabwo wibuka imyaka ine ishize ati aka kanya tuvuge ko waba unyibagiwe. Disi umusore we wa mukobwa Alliance akimara kuba yagenda wagira ngo yari yabimenye, yatangiye kuba yakigarura ndetse atangira kuba yaganiriza umukobwa nk'ibisanzwe. Umukobwa niko kuba yabwira umusore ati se wakishimira kuba waza ahantu hanjye cyangwa se wakemera kuba waza ahantu mbashije kuba mba ngewe. Ese uyu musore wacu Sadi aremera kuba yajya aho uyu mukobwa aba. Barakwereka bidatinze wa musore wacu Paul yaje ahangaha ndetse ari kuba yatongana ati gute mwatinyutse kuba mwakora biriya bintu, ati wamvanye ku kuba cyangwa se watumye negura nsinyura amasezerano yo kuba nakora uriya mushinga cyangwa iriya projet nari natangiye, ati none wabashije kuba wayitanga ahandi. Bigaragare ko uyu musore Paul ari wowe wari ufite iriya projet yiwe mu maboko ndetse ari ugomba kuba yayikora cyangwa se yayikurikirana mpaka irangiye. None umukobwa wacu Benita kuba batandukanye cyangwa se bashwanye yahise projet abasha kuba yayitanga ahandi cyangwa se ikiraka yagiha undi musore. Barakwereka umukobwa wacu Benita niko kuba yatangira kuba yahaguruka ati ariko nta soni ufite zo kuba watwinjiriye mu rugo ndetse ugatangira kuba waza uri kuba wadukanga. Umusore we yari ari kureba n'impuhwe ari kuba yamubwira ati ariko Benita ati ibi ngibi uri kuba wankorera ati urabizi ko atari byiza rwose, ati se uri kuba wabiterwa n'iki. Mwibuke uyu mugabo yishongoye kuri Benita ndetse abasha kuba yamubwira nabi rwose ndetse amubwira ko atamukwiriye. Ahangaha Alliance yatangiye kuba yamubwira ati natwe nta karibu tuguhaye ahangaha, ati turakwinginze ba wasohoka ahangaha rwose ati ube wafata inzira ugende. Paul niko kuba yamubwira ati wowe ati ziba aho ngaho, ati ceceka aho ngaho ntabwo ari wowe ndi kuba navugana nawe. Mwibuke Alliance nawe ni umushuti wa Benita by'indani ndetse icyo Benita abashaka na Alliance nicyo abashaka ndetse bose baba baharanira ikintu kimwe kuko ni umuryango. Benita yatangiye kuba yabwira uwahoze ari umugabo we uwo bita umu-ex mu cyongereza ari kuba yamubwira ati ngewe nabashije kuba naguha amahoro washakaga, ati ndakwinginze fata urugendo ube wava ahangaha, ati kuko nta mishyikirano cyangwa se nta masezerano nshaka kuba nakongera kuba nagirana nawe cyangwa se aho nshaka kuba nakongera kuba nahurira n'ibiganiro byacu kuko narakurambiwe sheri, ati narakurambiwe, ati se ntabwo ujya wibuka cyangwa se ntabwo ujya ushyira amaso inyuma, ati ngo ubashe kuba wakibuka ibintu wankoreye, ati biriya bintu ntabwo byigeze binshimisha habe na gatoya, ati kandi warambabaje niba utanabizi, ati warambabaje cyane, ati nirengagije byose, ati nabashije kuba nakuzana muri famiye tugufata neza kugera naho nakwizeye nkaba nakemera kuba naba umugore wawe imbere y'amategeko, ati ariko si byo wanyituye byari ibihe, ati neza yawe ni iyihe, ati ahubwo nakubwira, ati ngomba nshaka kuba nakigaragaza buri gihe ngo kari njye wabashije kuba nagufasha. Umukobwa amaze kuba yamumukuri, umusore wacu Paul niko kuba yazamura imijinya yiwe, arangije azamura urushyi agiye kuba yaslapinga umukobwa wacu Benita. Niko kuba yasakuza kumbe hari uwo twari twatumiye tumubwira ati se wakemera kuba waza ahantu tubuka dusura. Kumbe yari yahageze wa musore wacu ndetse bamwise Sadi, arangije afata akaboko k'umugabo niko kuba yamusunika Paul wacu barara hirya, bamusunitse nk'aho atarya rwose, bamusunitse nk'agafu ka kawunga rwose agwa hirimanga hirya. Niko kuba yahaguruka arangije aravuga ati se kandi wowe
aturinda uteye uturutse he? Ubwo umukobwa Benita we umusore yari yamukikiye yamushyize inyuma yiwe. Umusore ari kuba yakibaza ngo iyi mikino yawe yose kuva na mbere niyo wari uri kunyina wari wifitiye undi mukunzi cyangwa se akandi gasore keza kari kwa kagupfubura? Umusore niko kuba yamubwira ati gabanya amagambo menshi wa mugabo we, wakagombye kuba werekana icyubahiro iyo ugeze imbere y'abagore cyangwa se y'abakobwa, kuko nibo ba mama wacu, nibo batubyara. Uyu musore Sadi sinzi niba ari ukwiyorobeka cyangwa se ari iki, ariko ikinyabupfura cyo rwose yari ari nacyo. Paul yatangiye kuba yamubwira ati njye ibyo ngibyo ntabwo mbyitayeho, ahubwo niye mikino muri kuba mwankina ahangaha. Alliance yatangiye kuba yakunga mu rya mugenzi we, arangije abwira Paul ati nakekaga ko mbere uri umugabo uzi ubwenge cyangwa se ufite ubwenge, ariko naje kuba nagusoma mu mutwe, uri ingurube, ahubwo uzajye kuba wagura indi ngurube ku isoko mubashe kuba mwabana. Disi uyu mugabo Paul nawe ibyo yari ari kuba yakora muri iyi nkuru yacu cyangwa se ko yari ari kwigaragaza, byari bigaragaza umugabo udafite ubutwari rwose. Kubira ari ryagufata ku mugabo ntabwo biba bibujijwe, ariko aho kugira ujya gukorera ibibi mu maso y'umugore wawe wajya kubikorera kure atari kukureba, kuko birababaza abanange. Nawe uzarebe iyo uri umusore ukaba wabona shere wari kuba yaguca inyuma ku wundi mugabo ndetse muhuje igitsina akabikwereka, birakubabaza cyane. Umusore yatangiye kuba yababwira ati nanjye ndarambiwe iyi mikino yanyu, kandi genda ndarambiwe rwose, icyo nshaka ubu ngubu ni ukuba nasubiranira poroje, nta kindi. Alliance yatangiye kuba yamuseka. Umukobwa wacu Benita niko kuba yamubwira ati ibyo uri kuba wakora byose, njye nkwifurije amahoro n'imigisha muri byo, niyo poroje ushaka kuba wasubirana, n'ibikunda uzayisubirane rwose mugabo mwiza, uhebuje. Barakwereka bidatinze Benita ndetse na Alliance mushuti wiwe kuba bari inshuti ndetse baranakoranaga, babyutse baza ahangaha mu kazi ndetse baza gukora nk'ibisanzwe. Alliance niko gutangira kubabwira Benita se Benita uri kwiyumva gute? Waramutse gute? Ese iriya kese yabaye ejo? Nta kintu yabashije kuba yagukoraho cyangwa se yaguhangayikishaho? Benita niko kuba yabwira Alliance reka dukomeze ku kazi turi kuba twakora, biriya byihorere wana, se biriya urabizi ubona byankanga, si ubizi ngewe ko ndi umusirikare. Disika Benita ngako kari kari mahoronije ndetse karihaye amahoro, ndetse iyo umuntu amaze kuba yagusiga ntabwo biba bivuze ko ajyanye n'amaboko yawe, uba ugomba kuba wakora ndetse ugakomeza witeza imbere. Barakwereka uyu musore muramwibuka ko yigeze kuba yatambuka umukobwa wacu akamuha isaha ndetse ihenze, yaje ahangaha amubwira ati mabuja, mwaramutse, murebe amadosiye mbazaniye ahangaha, ya kampani wa mugabo wacu Paul ayoboye, yabashije kuba yagabanukaho. Umukobwa niko kuba yafata dosiye atangira kuba yazisoma, ndetse abona ko ahangaha kampani wa musore wacu Paul yari abereye CEO yari yabashije kuba yavaho 80%, ndetse by'imitungo bari kuba bafite muri kampani yabo. Umukobwa yatangiye kuba yavuga ati ahangaha turabafite rwose. Kumba Alliance nawe yari ari muri telefone aho ngaho, atangira kuba yavuga ati ya bici dore iragarutse, noneho igarutse iri kuba yavuga ibintu bifite imbaraga cyane. Niko gutangira kuba yakereka wa mukobwa wacu Benita nawe atangira kuba yareba, kumbe yari wa mukobwa Happiness wari wongeye kuba yajya mu rubuga, atangira kuba yakandikamo ati ndabizi hari ikipe yishize hamwe iri kuba yarwanya umugabo wanjye, ariko ndabizeza cyangwa se ndabasezeranya yuko ibyo byose bari kuba bakora, ntacyo biri buze kuba byatwara kuri famiye yanjye, kuko twe turi famiye itsinda, turaza kuba twabinyuramo kandi turaza kuba twabitsinda. Ayo ni amwe mu magambo yari yavuzwe na wa mugore bita Happiness, ndetse ubu ngubu uri kuba yabana cyangwa se yaba yabyumva kimwe yarushinga n'umu ex wacu Paul, ndetse n'ibyo yari yivugiye muri groupe yabo ya WhatsApp bahuriyemo. Ndetse muribuka ko n'ubwa mbere cyagiye amara kwereka ibipapuro uyu mukobwa wacu Benita katwite, yabashije kuba yahita bipostingamo avuga ati vuba ahangaha turaza kuba twabaha akamarayika k'akana. Barakwereka umukobwa wacu ahangaha Benita amaze kuba yakumva ibyo yumva, yatangiye kuba yakega amabwira Alliance ati wetegereze uraje urebe,
ati uko intare y'ingore yirakaye cyangwa se umutontomo w'intare y'ingore ukuntu ugira ingaruka ku ishyamba. Alliance niko kuba yatangira kuba yamukoraho atari ku bundi umeze neza, ati ndi kumva nta muriro ufite. Benita niko kuba yasunika ukuboko kwa Alliance aramubwira ati gabanya iyo mikino nawe, ati ntabwo nkiri umwana narakuze, ariko ati se ntabyo uzi, ati wenda kuba nakubwira ngo tegereza cyangwa se icarire mu kibuga urebe ukuntu agakina ahangaha gakinwa. Niko kuba yabwira wa musore wacu, kumbe yari assistant wiwe, niko kuba yamubwira ati hamagara wa CEO bari bafatanyije kuba bakora uriya mushinga, ati bahuza abantu cyangwa se bateranye inama ya kampani, ati ndashaka kuba nasohora uriya musore mo hariya, ati cyangwa namukuramo na nabi. Assistant wacu niko kuba yabwira mabuja ati yego rwose mabuja, ati ibyo ngibyo ndaje mbe nabikoraho, ati kandi biraza kurara birangiye. Uriya mugabo bigaragare ko Paul wacu rwose yari ari mu mazi abira, ndetse yari agiye kuba yakisanga ari mu bihe bitamworoheye cyangwa se yiteje ibibazo kuba yakanga uyu mukobwa. Mwibutsa abasore n'abagabo, muba mugomba kuba mwakora ubundi mpaka ku mwuka wanyu, mukaba mwashaka ibintu byanyu ku buryo bitazatuma umugore uzazana cyangwa se uwo muzafatanya kurushinga agutwara gutya, cyangwa se mutongana yarangiza akakubwira ati dusohokere mu mitungo y'iwacu. Ibi byose byari biri kuba ku musore wacu Paul byaterwaga n'uko we yipashe muremure akaba yajya kuba yashaka umukobwa wo mu bakire akurikiye imitungo y'iwabo cyangwa se imitungo ye, kuko umukobwa bajya kuba batandukana cyangwa se yamufata yabashije kuba yamubwira ati ubu ngubu ndatekereza ibyo wahawe mu rugo nabyo byose ugomba kuba wabisiga, ndetse n'uwo mwanya w'ubuyobozi ukaba wabuvamo. Barakwereka ahangaha inama bari bateguye y'igitaraganya yahise iterana, ndetse ahangaha barakwereka hari umugabo wari uhari atangira kuba yabwira umusore wacu ati nakubwiye Paul, ati bo wansavinga icyo kunywa, ati si niyo myitwarire ugira nk'umuyobozi, ati ntabwo ubasha kuba wasavinga abantu muri kumwe icyo kunywa rwose. Bigaragare ko uyu mugabo nawe yari gatumwa yari ari kuba yamugora, kuko niba mwibuka neza umukobwa wacu ajya kuba yatumizaho inama uwo bise Benita yari yavuze ati katurebe aho ubushobozi bwiwe n'uwo ari kwita umugore we ngo uri kuba yamufasha buri buze kuba bwagarukira, cyangwa se katurebe aho ubwenge bwe buri. Umusore ahangaha yatangiye kuba yabwira umusaza uri ahangaha ati twe turabunganizi, ati wishaka kuba wamfata nk'umuntu usuka inzoga cyangwa se ba basore babuducakso bakora mu kabari. Uyu musore wacu uri ahangaha rwose icyubahiro kuri we cyari cyo cya mbere, ibyo kuba wavuga ngo ugize gute ibyo ngibyo ntabwo byabaga bimureba. Umugabo uri ahangaha atangiye kuba yavuga ati ati ibyo ngibyo nabyo ni byiza rwose, ati kuba uri umusore umeze gutyo wifitiye icyizere kingana gutyo, ati njye sinumvaga ko rwose wabasha kuba umeze gutyo cyangwa se waba witwara gutya imbere y'abantu bakuruta, ati se gute waba umeze uko nguko. Kumbe umusore yari yazanye n'umugore we. Umugore wabonye uwo mugabo ari gukomeza kuba yamuhata amagambo menshi kandi biri buze kurangira nabi, niko kuba yamufata ikiganza ngo adakomeza kuba yavuga amagambo menshi akaza kuba yamukoraho. Uwo bita Peace muri uwo mwanya yahise ahaguruka aho ngaho, ndetse ahagurukana n'icyo kunywa aza yegera umugabo cyangwa se umupaturo wari uri ahangaha. Umugabo wiwe Paul niko kuba yasigara yicaye, ndetse umukobwa yahagurutse afite n'icyo kunywa aza kuba yafata agakombe ahangaha aramubwira ati reka ubwo umugabo wanjye atabashe kuba yaguha icyo kunywa mbe nakiguha, ati kuko aracyari umwana aracyari mutoya, ati mbanza atazi kuba yakita ku bakuru. Umugabo niwe niko waba icyo kunywa ahangaha arangije aragisunika, arangije aravuga ati ntabwo azi kuba yakita ku bakuru. Disi uyu mukobwa wacu Happiness yari atangiye kuba yakora icyo bita gucinya inkoro, ndetse no kuba yagabanya ibintuza byari kuba byabera ahangaha ku mugabo we ngo abe yabihosha. Ariko umugabo wari uri ahangaha yari gatumwa ndetse yishyuye, ndetse yagombaga kuba yanoza akazi yatangiye, niko kuba yahaguruka ahangaha. Kumbe wa mukobwa wacu Benita nawe ndetse na Alliance bari babashije kuba bagera aho ngaho kuri seti. Umugabo niko kuba yaza kubunamira, arangije arababwira ati byose mwashakaga ati biri kuba byakorwa nk'uko mubishaka mabuja, ati kandi ndaza gukomeza mubangamira, ati tuze kuba twamukurayo
ndetse tumukure ku mwanya arimo, ndetse bigaragare ko ari akagambane yari yakorewe. Benita yatangiye kuyabwira wa mugabo uri ahangaha ati byose mukora muze kuba mwatuma uriya mugabo amera nk'imbwa ndetse atangire kuba yamuka. Benita natangiye ndi gufana, byari bitangiye kuba byatuma murakarira kuko nawe ubugome yari ari kuba yakorera uyu musore wacu bwari burengeye, bwari indengakamere. Umugabo niko kuba yakikiriza ati ubifate nk'ibyakozwe mabuja, ati ndaza kuba nabituma bikora. Umusore yarahindukiye arangije reba umukobwa uri inyuma yiwe. Ese ibyaba biraza kuba byarangira gute? Biraza kuba byaherera he? Icyo usabwa ni ugukora subscribe ndetse ujye no muri comment twire ukuri ko n'inkuru yacu niba yagushimisha uze gushyiramo imitima myinshi ndetse utanga n'igitekerezo cy'ukuri ko wayibona, kandi ntiwibagirwe kuba wadukandira kuri like ndetse no kudukorera share ku bantu bawe ngo nabo birebere inkuru nk'izi ngizi z'inkoramutima ndetse zigira amasomo zidusigira mu buzima. Kanda subscribe utazacikwa n'izindi nkuru nk'izi ngizi hano kuri YouTube channel yacu. Tuyisoje, Paul ahindukiye ari kuba yareba umukobwa wacu Benita ndetse amubona ari ahangaha ari kuba habera akagambane kiwe.